Rero twinjiye muri ya makuru atandukanye turaza kwibanda cyane nkuko maze kubimenyera kuri uyu muyoboro murasazo bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ibintu byongeye guhinduka cyane murabizi uko hashize iminsi abanyamurenge bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane i Nairobi muri Kenya bongera no kwikora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose hariya i Washington DC. Ubu rero iyo myigaragambyo icyavuyemo nuko bamwe batangiye kugenda bumva icyo bakwiye kuba bakorera cyangwa se bafasha abanyamurenge. Ubu Croix Rouge cyangwa se CICR yamaze kugera iminembwe harashize imyaka 9 yajyanywe n'iki igiye gukora iki hariya iminembwe. Ndakubwira uko bimeze ndetse n'uburyo abanyamurenge rwose kuri ubu ngo babyishimiye. Hanyuma turaza kugaruka kandi nubwo bimeze bityo nubwo wumva ko bari mu byishimo kuri urwo ruhande bitewe nyine no kugerwaho na CICR, ariko kandi hari ibitero bikomeye cyane karundura iminembwe. N'ubu ngubu mbabwira aya makuru ntabwo byoroshye, rero inzira rwose iracyari ndende cyangwa se biracyagoye cyane kuko ndakubwira ibice bishya biri kugabwamo ibitero n'abazarendo ndetse nze kukubwira ko noneho kubigendanye na rwa rugamba n'ubundi barimo rwo guhangana na 23 na twirwaneho aho ibintu bigeze bamaze guhindura icyerekezo ku ruhande rwa coalition ya FARDC. Murabizi ko twari tumaze ibisi babwira umuriro uri kwaka aho bita za Gakenke, twakabwira umuriro w'amasasu za Mikenke, twababwira Karingi, tukababwira kandi rwose aho ngaho mu bice bitandukanye ku Ndondo, aho ngaho Irundu ibitero bihagabwa bikomeye haba ibya drone ndetse yaba n'ibyo ku mirwano yo hasi mu ntwaro zo mu bwoko bw'intwaro ntoya ndetse n'izirasa munene ndende zikomeye cyane. Ariko ubu rugamba baruhinduye baruvanye aho ngaho rwose aho nkubwiye hose za Rugezi na hehe hose nakubwiraga, ubu ahitwa za Rurenge umuriro niho uri kwakira. Abaturage bari gutabaza cyane bavuga ibiri kubaho. Ndakubwira uko bimeze ndetse n'icyabaye aho hafi naho ngaho ndi kukubwira ayo makuru. Ikindi cyabaye ejo tumaze iminsi tubabwira ko kuva ku munsi hashize iminsi igera muri 4 igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bateranye bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi FDNB, baterana bari kumwe n'abazarendo, baterana bari kumwe na FDLR. Icyo bateraniraga hano muri Uvira no gushakisha uburyo bashyiraho umuyobozi ukomeye cyane watuma urugamba ruhindura isura bakitwara neza kurusha uko bimeze uyu munsi, cyane ko hari na raporo iherutse gusohorwa ishyirwa hanze igaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo gifite intege nke cyane cyangwa se imbaraga nke ku buryo kwikura imbere ya M23 bitashoboka ahubwo ko aba gukomeza kwiyahura. Rero ko hakwiye gushyirwamo izindi imbaraga, yaba ari kugura ibirwanisho, yaba ari imyitozo, yaba ari amavugurura mu myitwarire yabo, discipline n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo rero byatumye rwose bashaka uburyo bashyiraho umuyobozi ukomeye wayobora icyo twita mwaye plateau na ho plateau, no kuvuga mu misozi miremire rwose n'imitoya hariya mu gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo uhereye mu mujyi wa Uvira. Maze bemeza ko hagomba kuyobora uwitwa Colonel Nyamushebwa w'umunyamurenge. Uyu rero Nyamushebwa kuva yemejwe ntabwo rwose biri kuvugwaho rumwe. Babandi babaheza nguni mu kwanga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko n'abatutsi bakamejeje abo barimo Justin Bitakwira wa mudepite nyine uriya ukunze kugaragara mu mwiriro w'amezo kwamagana ndetse no kuvuga yuko ngo ibibazo byo muri Kongo bitezwa n'abavuga ikinyarwanda cyane cyane nyine bo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo rero hamwe n'abandi n'itsinda rye ndetse bakaba banashatse na société civile bakaba bakamejeje bamagana Colonel Nyamushebwa. Ariko ndakubwira uko bimeze n'ikiri kuba nyuma n'icyo bateguye gukora kugira ngo babe batuma uyu Colonel Nyamushebwa avanwaho. Bakoze igikorwa gikomeye cyane, ndakubwira uko bimeze kuko bishobora no gusiga ngaruka ku baturage bahariya muri Uvira. Hanyuma ikindi tuza kugarukaho hari amakuru menshi ntabwo twaza kuyarangiza kuko hari n'inkuru mbi cyane kuri Joseph Kabila, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'umubabaro cyane. Ubwo turaza kukubwira uko bimeze. Uno umugabo umaze igihe rwose ashinjwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo ubutegetsi bwa Kisekedi kuba ngo rwose ngo afatanya na 23. Ibyo biteye ibite? Ubwo hari n'abari kuvuga ko rwose ibibazo barimo bishobora no gutuma yicwa. Byose turagenda tubigarukaho. Aho reka dutangire aya makuru. Nge nitwa Isaac Neza. Croix Rouge yageze iminembwe ahangaha rwose hakaba harashize imyaka igera mu 9 nta muryango mpuzamahanga n'umwe uje gufasha abaturage b'abanyamurenge n'ibibazo barimo byo kwicwa, bakicwa na za Mayimayi, bakicwa na Wazarendo, bakicwa na FDLR, bagasahurwa imyaka yabo, bakabuzwa gutembera,
bakabuzwa kujya mu masoko, bagashyirirwaho amabariyeri abishyuza inzira banyuramo, ndetse inka zabo zikanyagwa zikicwa, n'ibindi bikorwa bibabaje cyane bituma n'ubuzima bwabo bujya mu kaga, nta terambere, inzara irabica. Ibyo rero bikaba ari ibintu byumvikana neza yuko baba bakeneye ubutabazi runaka bubageraho. Hanyuma ubwo imyaka yari yihiritse rero ari 9, usibye cyakora imiryango n'umundi imwe n'imwe isanzwe ibavugira n'ubundi imbere mu gihugu nk'iyitwa Mahoro Peace Association, ndetse rwose n'indi y'imbere mu gihugu, ariko imiryango mpuzamahanga rwose bari baricecekeye, bararuca barumira. Ubu rero Croix Rouge ikaba yajyanye ibiribwa, ijyana imiti y'ibanze, ijyana n'ubundi bufasha butandukanye umuntu akenera mu by'ibanze, umuntu wagizweho ingaruka n'intambara cyangwa se n'ibikorwa by'amasasu n'ibindi bitandukanye. Ubwo bufasha rero bukaba bwabagezeho mu buryo bugiye butandukanye. Amakuru agaragaza ko rwose ahangaha hari igikorwa cyabereye hariya Iminembwe. Abaturage rero bakaba bagaragaje akanyamuneza mu kukagaragaza, bakaba bavuze ko nibura ari ikimenyetso cy'uko ibyo bamaze iminsi bahirimbanira cyangwa se bagaragaza batabaza amahanga ko byaba hari uburyo ki noneho biri kumvwamo mu buryo butandukanye. Croix Rouge ikaba yatanze ubutumwa ko izakomeza gukora ibikorwa nk'ibi ngibi bigendanye no gufasha abanyamurenge. Reka ahubwo mbanze nanagaruke kuri iyi nkuru, mbanze nyigarukeho nyisome. Ni ishami ryitsa ku bikorwa by'ubutabazi rya Croix Rouge ryageze muri centre ya Minembwe iherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo gutanga ubufasha bwihuse ku baturage bakomeje kwibasirwa n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano n'imibereho. Iri shami rikaba ryageze muri ako gace ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 2026 ahagana mu masaha y'igicamunsi. Ubwo nyine birumvikana ko ari muri amasaha ya saa 9, saa 10, hafi saa 11. Akaba rero muri make batanze ibyo biribwa, batanga imiti ndetse batanga n'ubufasha. Ubu rero abaturage bavuze ko bakomeje guhangayikishwa cyane ariko n'umutekano muke nubwo bimeze bityo urimo kugirirwa nabi n'ingabo za leta FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB, Wazalendo ndetse na FDLR n'abandi bafatanya bikorwa muri uwo mugambi mubi wo kurica abanyamurenge. Bavuga ko nubwo bimeze bityo hakwiye kugira ikindi gikorwa kugira ngo bakomeze kubona amahoro n'umutekano, ariko ko mu gihe umutekano utaragaruka imiryango nk'iyi ngiyi bakwiye kurebera kuri Croix Rouge bakaba bakomeza kugenda babagezaho ubutabazi mu by'ukuri mu buryo bugiye butandukanye. Rero nubwo kandi bimeze bityo rwose ntabwo umwuka ari mwiza mu banyamurenge, kubera ko hari umugabo uhagarariye abanyamurenge hano muri mu Burayi, akaba bamwita Gakiza. Uyu rero akaba yatangaje ko nubundi ibikorwa nk'iby'imyigaragambyo amazimo iminsi bagaragariza amahanga kugira ngo bagaragaze ko ubutegetsi bw'Kinshasa n'ubwo Burundi bakomeje kwica nabi no kugira nabi abanyamurenge, kandi kamahanga kwiye kubireba akareka kumva ibyo babwirwa n'ubutegetsi bwa Kisekedi bakinga kadeyi mu maso cyangwa se bikarito mu maso, bakajya kuri tere bakirebera uko ibintu bimeze. Rero yatangaje ko hagomba kuba indi myigaragambyo mu gihe cyavuba cyane, nubwo atatangaje umunsi ko kandi hagomba kuba imyigaragambyo karundura ihuriyeho abari imbere mu gihugu, abari hanze bahunze, ndetse na buri umwe wese ushyigikiye ko abanyamurenge babona amahoro. Amaze kubitangaza babandi bitwa ngo n'utugara n'abanyamurenge nabo barwanya bene wabo, cyangwa se bo bakomeza kugenda batangaza ko ngo bene wabo nta kibazo bafite. Abo barimo nubundi babandi baheruka ibujumbura gushimira President Evariste Ndayishimiye Neva, bavuga ko rwose nk'ibyo yakoze mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo hari byiza, yagaruye umutekano n'amahoro muri Kivu y'Amajyepfo, ngo ari kubasigasira, ngo akabarinda ibikorwa by'ubwicanyi ngo bya M23 ngo n'u Rwanda. Ibyo byose nibyo abo bitwa utugara bakunda kugenda batangaza, nk'uko munabibona mu biganiro nabo batanga ku miyoboro ya YouTube, kuri za Twitter n'ahandi hagiye hatandukanye, bakomeza kugenda bagaragariza ibitekerezo byabo. Abo rero bakaba bakunze kwamaganwa na bene wabo baharanira uburenganzira bwabo bwo banaharanira ko batakomeza kwicwa, kuko nubwo batangaza ibyo ngibyo banashimira President Evariste Ndayishimiye, murabizi ko abanyamurenge rwose bagiye bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, n'abantu batekanye kuva mu myaka yose ishize uko yakabaye mirongo kugeza n'uyu munsi, aho bari hirya no hino, baba bari mu nkambi
n'abatari mu nkambi ni abantu babayeho mu buzima bwiza ugereranyije no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, kuko barajya mu mashuri bakiga, baragerageza kujya mu bikorwa bibateza imbere bagakora, ariko rwose aba bari bitutugara bakomeza gutangaza ko ngo abanyamurenge bagirirwa nabi n'u Rwanda, ngo bakagirirwa nabi na M23. Nyamara amateka cyangwa se amakuru ahari buri wese unkurikiye azi cyangwa se yagenda agashakisha ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru akareba, agaragaza ko mu bihe bitandukanye abahungiye mu Burundi by'umwihariko ahitwa Gatumba bishwe, ndetse n'ubwo bwicanyi muzi ko hagera igihe bukibukwa abanyamurenge biciwe aho ngaho, kandi nyamara ubutegetsi bwari buhari bukabirebera. Ibyo rero bamwe mu banyamurenge bakabiheraho banavuga ko ibyo bikorwa Burundi bwabirenzeho, n'uyu munsi bukaba bwaragiye kwijandika mu ntambara yo muri Kongo burwanya M23, ariko bukajya no kwica abanyamurenge. Nibyo rero biri aho ngaho. Icyo twashima nuko kugeza ubu Croix Rouge yateye intambwe yo kujya gufasha abanyamurenge bakomeje kugerwaho n'ingaruka z'intambara cyangwa se kwicwa n'ibitero bagabwaho na coalition ya FARDC. Ariko nubwo bimeze bityo mbabwire yuko n'ubundi ntaho ibintu birashye cyangwa se ibibi biracyahari ku banyamurenge, kuko n'ubundi amakuru n'ubungubu mbabwire iyi nkuru aragaragaza ko mu bice bya za Minembwe n'ubundi hagabwe ibitero, ariko noneho ntago ari ibitero bya za drone, ahubwo ni ibitero by'ubusahuzi, kuko amakuru agaragaza ko rwose ahantu bita mu Marango baraye barahatera na wazalendo cyangwa se za mayimayi zo kwa mayiza ya Kutumba, za bindi mu mayimayi ya Kutumba, bakaba banyaze inka zitari munsi y'10 bambuye abanyamurenge ndetse baranabakomeretsa. Amakuru agaragaza ko ibyo babikoze imbere kurasa bakoresheje intwaro kugira ngo batere ubwoba abaturage, kandi ko atari kure cyane n'ubundi yaho bagejejweho ubufasha. Bikagaragaza ko neza rero abaturage bakomeje kugenda barengana cyangwa se bagirirwa nabi mu buryo bugiye butandukanye. Andi makuru aragaragaza ko urugamba narwo rukomeje kugenda rufata indi ntera, cyangwa se imirwano ikomeje kuba imiripuko ari imiripuko, kuko n'ubundi M23 natwirwaneho bakomeje guhangana n'umuriro w'amasasu na za drone bituruka mu ruhande rwa FARDC. Ubu noneho nyuma yuko ibyo bari bamaze iminsi bashaka gufata ku ndondo yose bakayambura M23, aho bari bamaze iminsi bagaba ibitero za Karingi kugira ngo bahirukane M23, ahantu bita za Mikenke, za Gakenke, za Bidegu, za Rugezi, aho hose mu bice bya za Biziba aho ngaho Minembwe, aho bari bamaze iminsi bakora isibaniro, babonye ko M23 kubamerana nabi cyane, kababera ibamba ndetse kanabasubizayo nabi cyane, kuko amakuru agaragaza ko mu mirwano mazemo iminsi mu byumweru 2 hatabuza abantu bagera muri 40 basize umutwe muri ya mirwano ku ruhande rwa FARDC cyangwa se coalition yabo. Ubwo no kuvuga bo barimo nyine abo muri wazalendo, barimo abo muri FDLR, barimo abo muri FARDC, barimo abo muri FDNB cyangwa se cya gisirikare cy'u Burundi, ano cyashoye ingabo nyinshi cyane muri uru rugamba. Abo nyuma yo kubona ko ibintu biri kwakoberana cyane cyangwa se biri kubamerera nabi, urugamba bari kurwuburira mu bindi bice, kuko bagaragaye berekeza ahantu bita za Rurenge, aho ngaho bakaba bahagaragaye rwose, ariko kandi bafite ibirwanisho byinshi bishoboka ku buryo ubona ko bashobora kuba bahakora isibaniro. Naho harimo kurebana ayingwe, ku buryo amakuru agaragaza ko bashobora kuba bari gushaka guhindura icyerekezo cy'ibirindiro bafite kugira ngo babe bakitaza ahangaha za Mikenke, za Gakenke na za Karingi ndetse n'ahitwa Irundu, kugira ngo barebe ko M23 bayihindurira amayeri, bityo barebe ko bayikiza, kuko umunsi ku munsi muri iyi minsi FARDC na coalition bari kugenda bashakisha uburyo ki niba inzira imwe ibananiye cyangwa se uburyo bumwe bunabaniye bari kurwanamo na M23 bagashakisha ubundi. Niba ahantu hamwe bahajyanye igihiriri cy'ingabo, ubutaha bagakoresha ingabo nkeya. Niba bakoresheje drone, ejo bagakoresha imirwano yo hasi ngo arebe. Bari kugenda bahindagura ndetse bakanabijyanisha no gukora inama za hato na hato. Nk'ubu ngubu amakuru aragaragaza ko mu nama baramazemo iminsi, murabizi ko nawe babwiye mu makuru yacu agiye atandukanye, bari bemeje ko hagomba kujyaho muri Uvira cyangwa se mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ibyo twitaho plateau na Mwaye plateau, mu misozi miremire, ariko naho iyo misozi icungamiye hose hakagenzurwa n'umukoroneri cyangwa se umusirikare ufite ububasha bukomeye cyane, kuko babonye ko mu byo bari kuzi harimo na management mibi cyangwa se imiyoborere mibi mu gisirikare cyo muri Kivu y'Amajyepfo. Bakavuga bati rero dushyizeho umuyobozi umenyereye ibice by'ahangaha, akaba naziranye nabo muri M23, akaba naziranye n'abanyamurenge, byakoroha no gukorana n'intasi zabo n'intasi zacu kugira ngo barebe ko
bakikiza M23 na twirwaneho. Bityo batekereza ko mu nama bari bakoreye Uvira ndetse n'iyari yabanje Makoborani na Bujumbura, bahita bemeza ko hagomba kujyaho umukoloneli witwa Nyamushebwa wo munyamurenge w'umuzarendo. Uyu mugabo rero bamushyiraho kugira ngo abe ari umuntu uzayobora neza ibino bice cyangwa se ibikorwa bya gisirikare muri ho plateau na mwaye plateau, nk'umuntu uhazi neza cyane amashyamba yaho ndetse na operation zageze hakorwa ajya zigaragaramo, byose ni ibintu azi neza. Ariko kuba yahashyizwe cyangwa se yashyizweho, hari abakamejeje barimo umugabo witwa Justin Bitakwira, uyu mu diplomate cyangwa se mu deputy muramuzi muri Kongo, ni umuntu ukunze kugaragara mu mbwirwaruhame cyangwa se disikuru zo kwanga abatutsi cyangwa se avuga ikinyarwanda muri rusange urunuka. Akaba akunze gutangaza ko rwose hano muri Kongo atari ku butaka bwabo nguko ari abanyarwanda. Uwo mugabo rero hamwe n'itsinda yagumuye yavuze ko rwose hagomba no kuba ng'imyigaragambyo, ndetse hari n'amakuru kugaragaza ko iyo myigaragambyo muri Uvira ngo hari abaturage bagumuye kugira ngo bayikore, ngo bamagane ko hagomba kuyoborwa na Koloneli Nyamushebwa, agomba kuvaho byanga byakunda. Ibyo rero bikaba byateje impaka ndende, kuko bamwe bavuga bati se kuba yashyirwaho ko n'ubundi yashyizweho n'ubutegetsi bw'Kinshasa bihuriye he? Impamvu uyaba Bitakwira mu bari kumwamagana ngo ni umuntu ushobora gukorana bya hafi nabo muri M23, nabo muri twirwaneho ndetse n'abanyamurenge muri rusange, ndetse nabo muri Kivu y'Amajyepfo bavuga ikinyarwanda, ngo bityo bikaba byakoroha mu kubaha amakuru y'ubutasi cyangwa se y'imbere mu gisirikare cya Kongo, bityo bakaba batsindwa urugamba mu buryo bworoshye. Rero hari abandi bavuze bati se ibyo byahurira hehe ko yiyemeje kujya muri FARDC abizi neza ko asize bene wabo, ibyo kuvuga ko yakongera kubaha amakuru byo babikura he? Ibi rero bikumuvugwaho rwose ni ibyanabaye kuri Generali Masunzo, nawe murabizi yuko rwose kugeza n'isaha atavugaho rumwe, kuko n'ubundi ahora atumizwaho kugira ngo atwibazo kugendanye n'ubugambanyi ashinjwa bwo gukorana n'abavuga ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo iyo uri umusirikare uvuga ikinyarwanda mu gisirikare cya Kongo cya FARDC birakugora cyane, kuko ukomeza kugenda ugendwaho cyane, ndetse ukanagenda utumizwaho kenshi kugira ngo uhatwe ibibazo bigendanye no kuba ushinjwa ngo ubugambanyi. Ni ibyo rero bikuba kuri Koloneli Nyamushebwa cyangwa se Nyamushebwa, sinzi kuntu izina rye rwose rigoranyemo. Reka ahubwo twigire kuri ya makuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ku mugaragaro ko zafatiye ibihano Joseph Kabila Kabange. Uyu nguyu akaba yarahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yanasimbuwe na perezida uriho Tshisekedi Chilombo Faci. Uyu rero ngo bamufatiye ibihano mu cyemezo gifite uburemere bukomeye mu rwego mpuzamahanga no muri politike y'iki gihugu. Iki cyemezo ngo cyatangajwe n'urwego rwa Amerika rushinzwe kugenzura imari n'ibihano mpuzamahanga rwitwa Treasury Department. Rwavuze ko Kabila ngo afatiwe ibihano kubera uruhare akekwaho mu guhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane murasazuba bw'iki gihugu. Murabizi ko ari nyuma yuko nyine Kongo imushinja gukorana na M23. Rero Amerika ishinja Joseph Kabila kuba yaragize uruhare mu gushyigikira ihuriro Alliance Fleuve Congo AFCM 23 rimaze imyaka irenga 4 rirwanya ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ariko ahangaha Amerika abantu bayigarukaho bavuga bati se ibyayo nabyo birayoberana cyane. Bo bavuga ko M23 ihungabanya umutekano w'abanyekongo. Ku rundi ruhande bakicarana nayo mu biganiro, byumvikana ko utakicana n'umutwe uhungabanya umutekano mu biganiro, ahubwo ko uramutse uhungabanya umutekano wawusenya. Aha rero bakicarana nawo bakavuga bati muganire na leta Kinshasa, buri umwe atangaza ibyo yifuza kugira ngo turebe ko umutekano wagaruka. Bikumvikana ko ari umutwe wemewe kandi baha agaciro. Ku rundi ruhande kumva ko batangaje ngo ukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Rero reka dukomeze n'iyi nkuru nuko ngo ibi bihano bishingiye ku makuru avuga ko ngo yatanze ubufasha bw'amafaranga n'ibikoresho kuri AFCM 23. Ngo ayo mafaranga cyangwa se ubwo bufasha bukaba bwaragize uruhare mu gushishikariza bamwe mu basirikare ba FARDC kujya muri iri huriro. Yagize rero ngo yanagize uruhare mu migambi yo kugaba ibitero kuri FARDC aturutse hanze y'igihugu. Ko uyu mugabo rwose anatangaza ko ari Goma, kandi ko bari mu bice bigenzurwa na M23 nta gitangaza kirimo, kuko ari umunyekongo nkuko nabo ari abanyekongo. Bakavuga ko ngo yashatse kongera kwinjira mu buzima bwa politiki akoresheje inzira zifatwa nk'izihungabanya ubutegetsi buriho. Amerika ikavuga ko ibyo bikorwa ngo byagize uruhare rukomeye cyane mu kongera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ahakomeje kubera imirwano n'ubwicanyi kubyibasira abaturage b'abasivile. Rero iki cyemezo cya Amerika kije gikurikira icyari kimaze gufatwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwacyo nacyo ngo kimufatira ibihano mu mwaka ushize. Urukiko rukuru rwa gisirikare muri Kongo rwakatiye Joseph Kabila igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyaha bikomeye birimo kugambanira igihugu,
kugira uruhare mu mutwe ugamije gukuraho ubutegetsi, ibyaha byibasira nyoko muntu. Ibi byakurikiye amakuru yavugaga ko ngo yaba yaragaragaye mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'umutwe wa M23, ibintu byafashwe nk'ikimenyetso ngo cyufatanye n'uyu mutwe. Aha niho Joseph Kabila yatangaje ko nta gitangaza kirimo kuba yaba ari mu bice bigenzurwa na M23. Rero nuko nguko ibintu byifashe. Nabonye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibyo bihano bya Amerika kuri Joseph Kabila yahise itangaza, ni ishyaka riri ku butegetsi ryitwa UDPS rya Tshisekedi, bahise batangaza ko bagiye gukora imyigaragambyo ikomeye cyane, ndetse ngo imyigaragambyo ikaba igomba kuba ku wa gatandatu ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Ikigamije nta kindi ngo ni imyigaragambyo igamije kugaragaza inkunga ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye uhoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange, mu kugaragaza ko rwose nabo bishimiye icyo cyemezo cyo gukomeza guhana Joseph Kabila. Ariko harabibaza batise ko Kongo yari yafatiye ibihano birimo icy'urupfu Kabila, ko batamunyonze ngo tubibone cyangwa se bamwice, kandi nyamara agaragaza aho aherereye, akagaragara mu mbwirwaruhame cyangwa se mu ruhame n'ahandi hatandukanye, ariko nyamara Kongo ntigire icyo ibikoraho. Rero nk'uko bitangazwa n'iri shyaka, iyi myigaragambyo ngo igamije gushyigikira icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyafashwe n'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump, aho Kabila ashingwa kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke ndetse no gufatanya na M23, kandi ngo ikaba ihungabanya umutekano nk'uko Amerika yo yabitangaje. Rero nuko nguko ibintu byifashe. Ikindi nakubwira nuko kugeza ubu ngubu rwose n'ubundi Kinshasa ibintu bikomeje kugenda bizamo urusobe. Bamwe bavuga ko ibiri gukorwa na Tshisekedi bigendanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitari ibintu biza kumugwa amahoro mu gihe mu bihe biri imbere hari amatora. Ibyo biri gutangazwa n'abarimo ba Moise Katumbi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, abantu barimo rwose ba Denis Sanga n'abandi batandukanye, kandi ko ngo hagomba kugira igikorwa mu bihe bya vuba nubwo badatangaza icyo ari cyo. Reka mbashimire cyane mwebwe mukunda amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro, mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi muduhe comment. Mukomeze kugira ibihe byiza.